arangije nyine arasenga asenze sinajyaga njya muri toilette ndatangira njya muri toilette ndatangira ubwo bwa mbere ngiyeyo ngaruka ndi kumva noneho ngaruka numva ahantu hose ndi umuntu kuko niyo wandyaga urwara nago nabyumvaga birangiye rero arongera aravuga ati reka ngiye kugusengera urongera usubira muri toilette inshuro ebyiri uragaruka ukize ngaruka yanda ntayo ngifite ubwo arangije abyira abaganga ati ngewe uyu muntu ndamucyura nyine yari yazanye imodoka nyine nago bari babizi ko yazanye imodoka baramubwira ati uyu muntu arimo amafaranga 550 ati ubwo rero twebwe twari twaramusoneye tuvuga ko kubera ko nta kirwaza agira twari twaravuze ati n'ubundi nakira natwe tuzamurekura nk'ibitaro yitahire uwo mugabo rero yemera kuyishyura 550 aranzana nyine amaze kunyishyurira ngeza mu rugo nyine nabaga hariya haruguru bari barancumbikiye nyine mu nzu y'abapadiri amaze kuhangeza ubwo nyine narahageze nyine ndongera ndapfa bwa kabiri sinumva sinabasha kunywa igikoma noneho hashize nk'iminsi ine maze kuhagera nibwo natangiye kumva abantu bakajya bavuga ati rega uyu ni umurambo baje kujugunya ariko nkakumva ndi mu nzu. Twongeye kubaha ikaze bakunzi ba Legacy TV. Uyu munsi ndi kumwe aka kanya n'umumama, ni umumama utorohewe n'ubuzima. Ni umumama umunsi wa none afite abana 7 ariko bari kubasohora mu nzu, bari kubakura mu nzu babagamo, nta bushobozi, nta kazi, nta mibereho, nta cyizere cy'ejo hazaza. Abana 7 b'abakobwa ari mu bibazo, navuga ngo ari muri danger. Ni umumama uyu munsi aka kanya afite agahinda gakomeye, turahuye aratwifashisha atubwira ati mfite agahinda gakomeye cyetse mbaganiriye agahinda kanjye. Abakunzi ba Legacy nabo bakumva nimba twasangira agahinda. Ni byiza ko dusangira ibyishimo, tugunda gusangira ibyishimo, ariko ni byiza ko niyo tubonye umuntu babaye tumutega amatwi tukamwumva tukumva nicyo ashaka kutubwira, kuko hari igihe kuriya kuvuga kwe bituma ku mutima aruhuka. Reka mwegere tumuganirize atubwire ikimuteye agahinda. Ngiye cyo mbashije kubona nuko bari kumusora mu nzu, twumve si impamvu ki bari kumusora mu nzu ni iyihe, tubashe kugira byinshi tumenya ku mibereho ye y'uyu munsi. Hanyuma tuguhaye ikaze, watangira utwibwira ukatubwira n'impamvu bari kugusora mu nzu. Nitwa Mukarutamu Sophia, ndi umumama w'abana 7. Bamwe bari kunsohora mu nzu, nta kazingira, ni akazingira niyo nabonye ikiraka ni icyo gufura, nabwo nafurira nk'umuntu nkabona na amafaranga adahagije kugira ngo ngaburire abana, nkaburaho ayo kwishyura inzu. Ubwo rero ubundi buzima bundenze ni ukurera abana bana ndi jyenyine, papa wabo yarapfuye kandi nta wabo bazi, nanjye nta wacu ngira. Naje muri Kigali nyine intambara imaze kuba, niho narerewe ngenda nkora akazi ko mu rugo, abantu bose baranzi. Ubwo nanjye mu bushobozi mfite ndavuga nti se ko nta hantu ngira najya kwa kumunani he kugira ngo nanjye mbonaho nicara cyangwa nicaza aba bana nabyaye. Ubwo ubuzima bukomeza kungora, aba bana ari batoya maze kubabyara kuko nababyaye ari indahekana, nza kujya mu bitaro mbimaramo imyaka 3 n'amezi 7. Hanyuma burekeye aho gato mama, uravuze uti aba bana ni abana banga, ufite abana banga 7. Ufite abana 7. Hanyuma urambwiye ngo wavutse ngo nawe mu buryo budasanzwe. Wavutse mu buryo budasanzwe navutsemo, mama yambyaranye na mubyara we. Nyine mama wanjye akimara kumbyara nyine yambyaye nyine akiri umukobwa. Amaze kumbyara akiri umukobwa nyine atangira kugira ubuzima bubi, nawe agenda azerera nyine aho hantu yabaga nyine mu Ruhango, niho nzi mama wanjye yambyariye, niho nanjye nakundaga kujya. Mubyara we se uwo abahe? Mubyara we yarapfuye nawe. Mubyara we yarapfuye. Uwo bambyaranye yarapfuye. Nagiye nkoresha ibishoboka byose kugira ngo mbashakishe, ariko nsanga n'ubundi ntago banyemera. Ntago bakwemera? Ntago banyemera. Hanyuma ibyo nibyo byakuviriyemo rero kuba wararushye uza kugera i Kigali? Naje kugera i Kigali nyine ntazi nanjye iyo njya, numvishije uko batega imodoka bakaza bavuga ngo muri gare, imodoka irangiza muri gare yo mu mujyi. Uretse gato hari mu buhe mwaka, tubwira inzira yo kugera i Kigali tangira aho muri gare uko wabyumva? Naje nyine ngiye mfite imyaka 15 igiye yuzuye neza. Mu myaka 15 rero naje sinigeze niga, sinigeze mbese ntago nigeze nsoma ngo nanandike. Nubwo buzima nabayemo kubera ko rero warutanye kubwira ngo bogiye uko naje Kigali nyine, uko naje Kigali
aho hantu nabaga nyine ngiye nabibye amafaranga 500 kugira ngo nze nyine ninjye wajyaga wirirwa ukora nkajya gutera intabire nkajya guhinga mbese bakanantoteza bakanankubita nyine nza kubiba amafaranga 500 kuko numvaga bavuga ngo iyo ugeze i Kigali iyo ugeze muri gare ni gare yo mu mujyi niyo naziyeho muri gare yo mu mujyi nkubita muri gare mbura ahantu ho kujya mbuze ahantu ho kujya rero umuntu aranyifatira anjyana i Nyamirambo aragenda amakazi ndakora akazi ko mu rugo nyine nkavuyeho nyine ndagenda nako nkabamo ndagenda aranderamba umwana mukuru nza no kuhashakira nza gushaka uwo mugabo nyine twabanaga twabyaranye bano bana ubwo uwo mugabo nyine 7 ubwo uwo mugabo nyine noneho aza gupfa aje gupfa nanjye sigarana mu buzima bumangayikishije nta kazi nge naragiraga abana bari batoya nkomeza kujya agenda mpingira na rubandi nahe muri uyu mujyi wa Kigali ufite ahantu ho guhinga akahama ufite ahantu ho guharura mu gipanga akahama ni mwubwo buzima nagiye mbarira ubwo rero maze kubona ko tugiye twigira haruguru ari dutoya nza guhura n'ikibazo cy'uburwayi uburwayi rero buranyica cyane ku buryo hari harimo indwara ya kanseri harimo na hepatite nyine ndarwara cyane se yashikanyirwaramo umwaka n'igice iransezerera urwaye kanseri narayirwaye urwaye kanseri yari kanseri yari hepatite no ku gifu ubwo rero inyama zanjye zose zo mu nda zari zarahiye nta nyama n'imwe nagiraga ubwo none ubwo se yashikanarwariye y'umwaka kibaga ubwo banzanye mu rugo bavuga ngo nzagende nipfire kuko tuno twana twari dutoye aba bayobozi baravuga ati uyu muntu azagwa hano tutanabizi reka byibura tumukorera transferi yo kumuhima tujye kwishaka bamujyana Kibagabaga banjyanye kuri polisi icyo gihe polisi yita inarasiferi Kibagabaga ndagerayo ndarwara ndapfa sinumvaga n'uwinjiye cyangwa n'usohoka Kibagabaga umwaka nkumaze nabo baravuga ati reka byibura basuye umuntu tumutarasifere intoza Kanombe banarasifereyo nawe ndagenda ndarwara ntumva ndagenda ndapfa ndagenda nta muntu nyine nagiraga unsura ngewe nasurwaga n'uriya mwana ubona wabyaye hanyuma rero umwana ubwo baza kugeza igihe bamubwira ati mama wawe navuga nagwa akoma tumujyanye ahantu harwarizwa abaganga honyine ubwo noneho abaganga umwana bakajya bamwirukana bakamubwira ati taha umwana akajya yanga gutaha ntago nabaga nzahondi hanyuma rero ubwo ngubwo bimaze gukomera abaganga baramubwira tuzabyihorere wowe tuzaguhamagara uze kureba mama wanyu ngiye noneho muri icyo gihe nari narapfuye nari nararwaye maze umwaka n'amezi 7 nyine nibwo naje guhura n'igitangaza cy'Imana umuntu aransengera abwira abaganga ukuntu ari musaza wanjye kandi atari musaza wanjye nyine araza aransengera nari mfite nyine ndi igera ahangaha nyine maze kunsengera asengera kumva asengera kugira ngo maguruke nyine ahantu hose nari narahinamiranye nawe urabyumva nabasha kugenda arasenga nyine ndahaguruka kuko nari mfite arasenga nyine ndahamanuka njya utwuma twose batunkuramo nabaga mfite amasonde nyine abamaze kutunkuramo rero arababwira ati mugende mumwicaze hano hanze musengere nyine mu bitaro bamvanyemo hahandi haba abantu nyine bacecetse arangije baramubwira ati se ubundi numuvanamo agapfa uzamuriha arababwira ati nzamuriha baranandikirana nyine kwa muganga mu bitaro nyine Kanombe muganga yandikiranye n'umuntu kumusengera ntabwo yamubwiye ko agiye kunsengera yavuze ati ni mushiki wanjye ngewe hari ikintu nje kumukorera nje kumusengera gusa kandi ndabizi ko ari bukiri abaganga baravuga ati ntacyo nabyemera tugiye kutwandikira agapapuro kuko nagira ikibazo ntago muzirirwa mutuburanye arakandika amaze kukandika rero arangije arakabaha arangije aravuga ati munterekera ara ku ntebe banyicaza ku ntebe nk'ingiyi arangije nyine arasenga asenze sinajyaga njya muri toilette ndatangira njya muri toilette ndatangira ubwo bwa mbere ngiyeyo ngaruka ndi kumva noneho ngaruka numva ahantu hose ndi umuntu kuko niyo wandyaga urwara nago nabyumvaga birangiye rero arongera aravuga ati reka ngiye kugusengera urongera usubira muri toilette inshuro 2 uragaruka ukize ngaruka yanda ntayo ngifite ubwo arangije abyira abaganga ati ngewe uyu muntu ndamucyura nyine yari yazanye imodoka nyine nago bari babizi ko yazanye imodoka baramubwira ati uyu muntu arimo amafaranga 550
ati ubwo rero twebwe twari twaramusoneye tuvuga ko kubera ko nta kirwaza agira twari twaravuze ati n'ubundi nakira natwe tuzamurekura nk'ibitaro yitahire. Uwo mugabo rero yemera kuyishyura 550. Aranzana nyine amaze kunyishyurira ngeza mu rugo nyine nabaga hariya haruguru bari barancumbikiye nyine mu nzu y'abapadiri. Amaze kuhangeza ubwo nyine narahageze nyine ndongera ndapfa bwa kabiri, sinumva sinabasha kunywa igikoma. Noneho hashize nk'iminsi 4 maze kuhagera nibwo natangiye kumva abantu bakajya bavuga terega uyu ni umurambo baje kujugunya, ariko nkakumva ndi mu nzu ati aturiya nta gihe amara, ati nyine yaje gusezera abana be. Ubwo mbona Imana ingiriye neza. Ku munsi wa 5 mbona ndahagurutse biremeye, mbona umunsi wa 6 nawe mbona nteye intambwe biremera, ndatangira ntembera hano. Bakajya bavuga ati uriya yaje gusezera, ari kugenda asezera ku bantu yagiye abana nabo. Noneho icyo gihe iyo nagendaga kubera ko nashaka kugira ngo nkomere mbone uko nzagenda, iyo umuyaga wazaga wanturaga nk'ahantu nk'ahasimbashe kuhabyuka. Ubwo nagera nanone aho umuyaga uje ukankubita hasi nanone sinongera kuhabyuka kuko nararwaye ngera ku biro 20. Urumva ko uba wapfuye, ariko Imana yo mu ijuru ngiye ubu yarongeye iranzamura kubera yuko ubu ngubu mfite ibiro 80. Kubera Imana nari mu biro 20 kubera ko umuyaga iyo wazaga warampuhaga nkahita nikubita hasi nkamara nk'isaha utaje ngo uhambyutse. Nyine nashoboraga no kuba naharara. Ubuzima bugenda buhinduka uko ngenda nywa agakoma, kubera ko umuntu wanzanye yarampaye ibintu byose ashyira mu nzu, akavuga ati aba bana nubona intege ntago nari muzi, nanjye ntago muzi. Uwo mugabo yaratuye Kimironko. Noneho hashira igihe nibwo nagiye kubona mbona arongera aragaruka, arambwira tumva rero aturi uwo kubaho atari ko nukira uzasenga Imana, ati Imana iragukunda. Nanjye ndavuga nti nanjye nubu ngiye gusenga, nsenga Imana nyibyire ko yankijije. Arangije aza kuntwara, nibwo nagiye gutanga ubuhamya, babwira uko nakize kanseri, nasubiye gukoresha ibizami basanga narakize. Nuko Imana yangiriye neza rero ndakira nyira kanseri. Nari mfite indegera ntago wanamfunganyaga, ikintu nari sigaranye n'inda yonyine, ahandi hose nta kaboko nagiraga, nta mutwe, naho nararyamye inyama zari zaragiye zivaho. Aho ndyamiye umusaya inyama zikavaho, amatako inyama zari zaravuyeho. Ariko Imana yo mu ijuru rero niyo yangiriye neza. Hanyuma abakunzi ba Legacy TV, uyu mumama murabyumva yaciye muri byinshi, yahuye n'urupfu imbona nkubone nk'uko abyivugira. Yabaye mu bitaro igihe kirekire. Umugabo yamusigiye abana 7. Abana 7 b'abakobwa, ntabwo byoroshye kubarera. Uyu munsi rero yahuye n'urupfu ararucika, ariko uyu munsi noneho arugarijwe. Mama, uyu munsi ufite ibihe bibazo? Ibibazo mfite ni byo kutagira ahantu. Uyu munsi nta hantu ho kuba ufite? Nta hantu ho kuba mfite. Uyu mama niwe wakunze kugenda ncumbikira. Ubwo rero akancumbikira, yaba yagize n'icyo abona kubera ko nawe afite abana 5. Ubundi se wigeze ugera aho uba hitwa iwawe? Ntaho mbaye iwanjye bwite, nigeze nkodesha kubera yuko hari igihe najyaga ncuruza imyenda nkayikuramo amafaranga nkabasha guhahira abana banjye. Hanyuma nyine nagize n'umwana nyine, hanyuma y'ibyo bihe ngira inzu yo kubamo, umwana yaje gusara, wa wundi muremure yaje gusara, arwara mu mutwe. Arwaye mu mutwe, twa dufaranga twose nakoreshaga icyo gihe na mituweli nari mfite, nahise mujyana hariya ku Muhima baramuvura. Hanyuma bamaze kumuvura ibyakira njya CHK. Ngiye CHK nyine nayo CHK irambwira ati ibyuma amavuta byareba mu mutwe w'uyu mwana nta mavuta bifite. Nkomeza gutegereza kwa muganga, nta kintu bamukorera. Nibwo namufashe ndamwiba ndamuzana. Yarakize. Ndaza mugejeje mu rugo, ndavuga ngo reka menye ubwenge bwo gusenga. Mfatanya n'undi mu mama nyine turasenga, dusenga iminsi 3 twiyiriza, umwana tubona arakize. Yarahagurukaga akambara ubusa akajya mu muhanda. Ndangije ibibazo byari byaramurenze. Twagiye mo nyine kwa muganga, baravuga ngo yataye ubwenge hano ku Muhima. Hanyuma rero kubera ko yaranakanukaga, iyo byamufataga nyine yarakanukaga amaraso menshi. Tugiye kwa muganga nyine basanga nta maraso agira, baravuga ati se
ubu ngubu uyu mwana turamutera amaraso turabigenza gute, uravuga ati ariko reka tuyamutere kubera ko ntayo afite, aya ngaya yamufashe kugira ngo bagese yashika. ubwo umwana bibaho yanga gukira, nuko twafashe ibihe turaza ariko ubwo yaje gukira ni amahoro. yarakize. Hanyuma uyu munsi rero nabasanze babasohora mu nzu, mugiye kwerekeza? Uyu munsi basanze bansohorera mu nzu, nta hantu mfite ho kwerekeza. Ubu se urajya mu muhanda n'abana 7 muri rigore, urajya mu ishyamba, ubu uri gutekereza ubundi iki? ishyamba n'ubundi twari twarirayemo cyane, tukajya duhuriramo n'ibibi. Hariho n'igihe abagabo bazaga kudusanga mu ishyamba twararagamo, hariho n'igihe inzoka yazaga nini cyane ikatunyuraho. Wigeze kuba mu ishyamba? Twigeze kuba mu ishyamba, hari Gishiru, hamwe bajya bita ku kibanza cyo kwa Kagame, ishyamba ry'Ishiru. hanyuma rero ubwo ngubwo nimugoroba tukirirwa ahantu hariya hepfo hari amazi, tukoga, twamara koga wowe n'abana bawe bose? njye n'abana banjye, twarangiza tukajya ahantu mu mujyi, ahantu bita kwa Mugande. Mugande nyine yari yaranyemerera, ambwira tuzajya uzamukana abo bana bawe, jyewe mbaha ibiryo, ubwo kuryama muzajya mwiranja nyine. Mbona najya gusaba icumbi, bakambwira ati we nta cumbi twaguha, ufite abana benshi. Abana barindwi? Ati ni ukwiyaranja, hanyuma rero ugashaka ahantu ho kurara. Dufata iyo nzira y'Ishiru. Ishiru nyine noneho umuntu aza kudufatiraho icyuma, aje kudufatiraho icyuma, arambwira ati rero wowe ni ukukujyana ubundi ukandaza. Ndamubwira nti abana barahaguruka, uriya wanjye aravuga ati ntabwo wajya kwica mama, abana bose barahaguruka, bari bakuru. Ndangije ndamubwira nti rero reka ejo tuzahura, nzaguha ntaba bana, noneho mbwira ahantu tuzahurira, nzabasige, noneho nze duhure, kuko kwari ukumubeshya kugira ngo ni defande hari ninjoro. Aranyemerera, arambwira ati noneho mwiryamire burinde bucya, ati ndanabacunga, ati muryame, ati ariko ejo wowe bana uzabajyane, uzagaruka uzunsange hano. Ndavuga nti noneho iyi nzira ntabwo ndi busubire kujya kuyiraramo, ntibirara byanyica bimaze kumenya ko turaramo. Duhindura ahantu ho kurara, duhindurira ahantu ho kurara, ahantu bita Kimisagara, tukajya tuva inaha kuko inaha niho hari abantu banzi. Tugeze Kimisagara naho tuza gukubitana n'ibirara nyine. Murara mu mihanda mu mashyamba? Twararaga ahantu mu ishyamba nyine, n'imvura yaragwaga. Mwahamaze igihe kingana iki? Twahamaze aho ngaho hariya twahamaze nk'ukwezi turyamamo, na hariya tuhamaramo ukwezi. Hanyuma icyo gihe naje kubona umuntu anyishyurira inzu nyine asanze aho mu ishyamba. Inzu ndaza ndayishyura, maze kuyishyura ndaza nshakisha uburyo ncuruza agatara ndagacuruza, nkajya njya 500, ayandi 500 nkayabika. Hanyuma rero ubwo ngubwo maze kwishyura inzu nk'amezi 2, nanone bwa buzima mbusubiramo, kuko agataro nyine baranyamburaga. Ndavuga nta gataro rero ntabwo nzongera kugacuruza nyine, ndongera mbona umuntu w'igishoro, nanone curuza imyenda. Curuje imyenda nanone ndongera nza kurwara malariya nyirwaye, ubwo ngura uduti, nta mituweli nari mfite nabwo, nyine nkazajya ngura uduti tw'amagendo nkivurisha utwo ngutwo. Wenda tujye ku kibazo gihari uyu munsi. Uyu munsi ufite ikibazo cyaho kuba? Uyu munsi mfite ikibazo cyaho kuba. Inzu burayivamo uyu munsi, uzayivamo ejo? Uriya mama yari yambwiye ati urihangana uzayivamo wenda ejo, kuko nanjye bari kunsohora. Uraza no kunyereka ko imeze inzu mwabagamo. Hanyuma si uyu munsi ni icyo usaba bagukurikiye, abakozi ba Legacy TV? Uyu munsi ikintu nsaba, mbonye ubufasha nabasha kwiteza imbere, nabasha no kuba nashyira abana mu ishuri kuko bose ntago biga, nabasha kubagurira umwenda, nabasha kujya nanjye ndiha inzu, ubuzima bukagenda ubwanjye bukagenda neza, n'ubw'abana bukagenda neza. Ubu bufasha usaba ni ukubona ahantu wikingana n'abo bana 7, n'abana 7, no kubona icyo kubagaburira, no kubashyira mu ishuri. Ubwo nibwo bufasha ukeneye? Nibwo bufasha nkeneye uyu munsi wa none. Abana se baracyari bato? Umwana muto afite imyaka ingahe? Umwana muto mfite afite imyaka 5. Imyaka 5 bataratangira kwiga? Ukurikira afite imyaka ingahe? Afite 12. Ukurikira umuto? Ukurikira umuto afite 11. 11 ubwo yakaba yiga nko mu mwaka wa 4 cyangwa 5. Yiga mu wa kangahe? Ntago yiga. Umukurikira afite 12, nawe ntago yiga. Mu wa kangahe? Ntago yiga. Umukurikira afite ingahe? Umukurikira n'uyu nguyu afite 14. 14 nawe ntago yiga.
nawe nagiye mbona ubushobozi kwa kundi nanafurira n'umuntu nkagenda uyu nguyu umurihira nkamugurira udukayi yajya no kwishyura akamubwira ati noneho nta nkweto wambaye inkweto nkagenda nkajya gukora ikiraka nkamugurira inkweto ibipapa yajya kwishyura bati ntabyo dushaka bakamama ubu yaragiye kujya mu mwaka wa 5 ariko nabwo bari baramusohoye nyine kubera ko na biroti nawe ntayo yigeze ahabwa ubwo noneho birangije ubwo ndamubwira nti rero ngiye kuzashaka ikiraka ninyibura nkajya ngenda nkazenguruka kuko mfite amaboko nkashakisha ikiraka nkajya ahantu bubaka ngashakisha ikiraka nkakibura nkongera nkagaruka hanyuma ubu rero uwashaka kugufasha ubufasha bwawe yabucisha hehe ubufasha bwanjye babucisha kuri telefone 078 43 26 493 iyo niyo nimero ushobora gushyiraho ubufasha bukakugeraho hanyuma rero tugenda unyereka aho hantu muba turebe n'aho mwabaga nubwo bahabirukanye ese muba mufite matera muba mufite ibikoresho matera ntayo dufite nta n'icyo kwiyorosa dufite tugenda turebe mama tugenda unyereke rero aho hantu muba turebe ukuntu mubayeho harya ubu karitsiye yanyu yitwa ngo iki ni mu Kiyovu iyi niyo nzu mubamo mama naha murara ubu se aba bana bose aha barahakwirwa nyine iyo bwije turadutandukanya tukadusasa neza tugashyiraho n'akariya gasambi ubundi twese tukaryama mwese mukaryama tukarasa akariya gashuka n'akariya gatembera umwana afite n'uwakaduhaye hamwe n'akariya ubu nta byo kwiyorosa mufite nta mashuka nta matara nta matara nta shuka gusa abantu ntibashobora kurwara nk'imisonga kubera imbeho nta mpungenge uba ufite mba nzifite ko barwara umusonga kubera nta bintu byo kwiyorosa tugira kandi ndatugenda kugera mu gihe cy'imbeho imbeho irahari ariko nayo iratwica ariko nta kundi twabigenza mama twereke ukuntu uryamana n'abana bawe hano rero muhaguruke turebe uko turyama haguruka ko musasa kugeza hari kurama sabe kakuruma mama nawe ariko unaborose turebe ko nawe ryama mureke ntacyo ni uko baryama twese tujyamo hagati tukagenda turyama ubwo nawe ahasigaye niho ujya ahasigaye ngewe ubundi dusasa neza dufite kariya gasambi tukagashyiraho umwana umwe nkamushyira ku ruhande rwanjye ubwo bamwe bakiyorosa kariya gatenge abandi bakiyorosa ishuka uriya akiyorosa kariya gatenge n'umwana nanjye rero nkiyaranga nkiyorosa kariya kamwe Yes bakunzi ba Legacy nkuko mubyiboneye nkuko mubyumviye uyu mumama yaciye muri byinshi yivugiye ko yapfuye akazuka yabyaye abana 7 uyu munsi ntacyo kuba hafite ntaho kuberekeza afite ni ibibazo ubuzima niko bumeze ubuzima uyu munsi wari bwiza ariko ejo bukaba ibibazo uyu munsi rero wowe uri mu buzima bwiza nawe zirikana babandi bari mu bibazo kuko ubuzima ni magirirane uyu mumama ibyo ari gucamo byose abantu dushaka kubimukuramo dushaka kubimworohereza nawe akabasha kuba yagoheka umunota umwe byibuze cyangwa umunsi umwe cyangwa ukwezi kumwe ariko akaruhuka mwumvise imyaka yose yaciyemo avunika ababaye
arushye, mwumvise uburyo yavutse ubwabyo ni ikibazo, yabyawe na mubyara we, na mubyara wa mama we, iwabo baramwanga banga kumwakira mu bana, akura atagira iwabo, azenguruka, bamwirukana mu mazu ajya kuba mu mashyamba, ararwara abo mu bitaro, arapfa arazuka. Mbega ni umumama waciye mu bibazo gusa, navuga ko ubuzima bwe bwuzuye ibibazo gusa. Uyu munsi rero ari kwibaza aho agiye kwerekeza, ari kwibaza ukuntu agiye gusubira kuba mu ishyamba, ariko ntekereza ko ahari abantu ntihapfa abandi. Ntekereza ko hari abantu bagifite umutima bari bumwegere bakamubwira bati mama, dore twagushakiye ubu bushobozi, dore twagushakiye ahangaha wikinze umusaya ahangaha, dore hari uburyo bwinshi wamufasha, hari uburyo bwinshi wamugerageza kumworohereza ubuzima arimo, nawe akabasha gufiringa ko ariho, akabasha kuba ariho, akareka kubaho atariho. Yes, nkaba rero nasoza mbabwira nti abantu bakomeza kugira umutima ufasha, Imana ijya ibongerera kandi Imana ijya ibasubiriza aho bakuye, ibakubire n'inshuro nyinshi cyane.